Uwiteka niwe mpungiyeho, haguruka n'isengesho, singakorwe n'isoni. Iyo ni zaburi yawe, kandi ndagira ngo nkubwire ni ukuri ntuzakorwa n'isoni. Amaso yaba azireba mu metero 5, amaso yaba azirebera mu kirere, amaso yaba azumva inyuma y'urugi, yaba azumva inyuma y'igipangu, isoni ziri gukomanga, ariko Imana yanjye yambwiye ngo bambwirire ngo ntibazakorwa. Pourquoi? Kuko Imana yawe wahungiyeho ntikoza isoni. Ubwirira umuntu muturanye ngo urumva iryo jambo, ziko ari iryawe. Isoni zakomanga zikagaragara inyuma y'urugi, zikagaragara inyuma y'igipangu, izakomanga mu kazu ukabona zirahari zirasa n'izikomanga, ariko Imana ivuze ngo ntuzakorwa n'isoni, ibivuze ngo izagutabarira imbere y'abari bazi kugiye gukorwa n'isoni, ibivuze ngo izacecekesha amaso n'amenyo n'akanwa kagushungeraga gategereje ibigiye kuba, igutabarira imbere yabo bose bagira gute babireba. Nubwo natera haleluya ntacyo bitwaye we. Umva umurongo wa 2. Kubwo gukiranuka kwawe unkize untabare. Notabene Imana igukize igutabare. Umva n'amagambo abiri, igukiza indwara, igukiza icyago, igukiza induru, igukiza amarira, igukiza ibiguhungabanya, igukize maze nirangiza igutabara. Iyo bavuze gutabarwa ni umuntu uri hagati mu menyo nk'ay'intare n'inzoka, agaterurwa hagati muri ayo menyo, agacishwa hejuru, agakurwa mu bintu byari bimuzengurutse, byari bimwasamiye, byasaga n'ibigendaga kumuhekenya, ariko Uwiteka akamushimuta. Eri masenda rakosha ndarasekosha. Umva, Imana igiye kukurinda gukorwa n'isoni, iragukura ahantu igutereka ahandi hantu mu buryo abantu bazatangara bagasigara basiganuza ngo ni byagenze gute. Mbwirira kuri uwo muntu mubwira ngo uziko abantu bazabaza ngo none se byagenze gute, none se bya bibazo byararangiye, za ntambara zari zihari zararangiye, none se yaje kubona akazi gute, none se ntibabaye bakimwirukana, none se ntabwo abaye kijya kwa muganga, yakiza ateze, none se ko bamanikaga amatangazo yuko ashobora kuba ubuzima buri mu kaga hagati y'urupfu n'ubuzima, byagenze gute? Itanga ubuzima ni itegeka n'urupfu rugaceceka. Itanga ubuzima itegeka n'urupfu rugaceceka. Kubwiza ukuri, icyari cyasamye cyiteguye kukumira kigiye marama. Nde wanyakira akavuga ngo amen. Murongo wa 3 turavuga ngo umbere urutare rw'ubuturo, aho nzabasha kujya mpungira abanzi banteye ngo uhungireho. Umva kuntu Dawidi azi gusenga. Igihe banyasamiye mbona ubuhungiro, igihe bavuze ngo turi kumugenza mbona aho mpungira. Do aha hakubereye ubwihisho mu buryo butangaje. Iyi nzu aha hantu aha Imana ihagutabariye mu buryo butangaje. Ijambo rimwe nabwiwe ko utari bukorwe n'isoni. Aho uri guca hariho hose, aho uhagaze hariho hose, uko situation uyireba, nabwiwe kuva kare, nabwiwe ngo inkuru yawe irahindutse. Yewe mwene data wateranye we, inkuru yawe irahindutse. Naratangaye cyane aho umuntu bavuga ngo ntazabyara agatwita kirongorwa. Naratangaye cyane aho bavuga ngo umuntu ntazakora ubukwe akabukorera imbere y'amaso y'ababireba. Naratangaye cyane aho bavuga ko ntaho uzagera, ukarenga imbaga, ukarenga imbibi, ukarenga imigabane, nta ntambwe n'imwe Imana itagusimbutsa. Yewe wasenze we, yewe wasenze nawe udukurikiye, akagozi kagutangiraga karacitse. Ndabivuga mu buhe buryo? Akagozi kakukururaga ugiye gusingira kakagusubiza inyuma, kakagukurura kagusubiza mu mateka. Mbibutse ko hari igihe Imana ibikugejeje nka hano ukagira umugozi ugusubiza hasi. Garuka, uwo mugozi niwe Imana ishaka guca uyu mugoroba.
mbibutse ko hari umunsi ubona ibintu byari bigeze ku meza, Satani akagukura ku meza ibyo kurya byari byabonetse, amahirwe yari yaje, uwo mugozi uyu mugoroba uracika. Nyakira uvuga ngo umugozi uracika. Mbabwiza ukuri, baso ba data ba mama ntibagendeye mu modoka n'ibindi, ndetse nta nizo batwaye, ndetse baguye mu midugudu. Kubwiza ukuri, Imana ikinguye imiyoboro ku buryo mudashobora kumva. Mbabwira imiyoboro Imana ikinguye ni imiyoboro izatuma mukandagira ahantu mutigeze murota. Wandebe umuntu ukamubwira ngo nyukuru uzakandagira ahantu utigeze utekereza kwa. Bwana sifiwe. Ntabwo mbivugiye ikindi, ni ukugira ngo Imana yawe ijye yerekana abapagani ko ibyo birata nawe wabibona. Hari igihe abapagani badusuzugura, kandi ndi kumva ndambiwe agasuzugura k'abapagani batakebwe mu mitima. Ni ukuri ntabwo ari uko nkunda ibintu cyane, ariko Imana ijya itanga ibimenyetso bihamya ko uri umwana w'Imana, kuko aravuze ngo tuzaba imitwe ntituzaba imirizo. Niba ryaravuzwe rero uri umutwe, ntabwo uri umurizo. Ni nayo mpamvu Imana itemeye gukorwa n'isoni. Mva ijambo rya kane, Mana yanjye nyarura mu maboko y'umunyabyaha. Iyi Imana iri kuvuga ngo ikwaruye mu maboko y'umunyabyaha, n'utarakebwe ntakwiriye kukugenza uko ashaka. Umuntu udasenga, umuntu utazi Imana akwishima hejuru ate kugeza ubwo ashaka kuvuga ngo ngufite mu biganza. Dore rero ukuwe mu biganza by'abanyabyaha ushyizwe mu biganza by'abana b'Imana. Ntabwo rero Imana yawe ari Imana iciriritse. Amen, amen. Ku murongo wa 5 aravuga ngo kuko ari we byiringiro byanjye, Mwami Uwiteka niwe nzira, niwe nizera uhereye mu buto bwanjye, niwe njya nishingikirizaho uhereye mu ivuka ryanjye, niwe wankuye mu nda ya mama. Nzajya ngushima iminsi yose. Ndi ishyano mu banyamahanga ritangaza. Nyumva neza, mwanyumvishe ntihagire umuntu unyeganyega koko ko nshaka guhanura mu mugoroba. Erega iminota nanjye ndi kwibarira ku ntoki, mureke tugiye gusoza, sibyo? Turabira iminota 15 cyangwa 20. Munyemerere tuyisengemo ijambo rivuga ngo ndararana n'Imana, kandi ndaye nkuweho iki igisuzuguriro. Dawidi aravuga ngo mu bantu bari hanze hariya ndi ishyano ritangaza. Kubera iki ndi ishyano ritangaza rero? Umurozi yaranyishe sinapfa. Munyumve neza, uzi ko umuntu akuroga akarindira ikiriyo cyawe akagiheba. Uzi ko umuntu atangaza itangazo ry'inkuru mba agategereza ko yuzura ikabura. Uzi ko umuntu agenda akakuzengurukana. Dawidi aravuga ngo mu bari hanze ndi ishyano ritangaza. Nkubwire mukobwa, musore, mama, papa, bakuru bacu, bene mama, bene data, hanze hariya mu banyamahanga muri ishyano ritangaza. Ntabwo ushobora kunsobanurira uburyo ubayeho nta kazi. Ntushobora kunsobanurira uburyo wishyura inzu udakora. Ntushobora kumbwira uburyo muri Kigali nta urakota. Uri ishyano ritangaza mu bazi ko babeshwaho n'amaboko yabo, ariko twebwe abizera tubeshwaho n'imbaraga z'Imana. Uri ishyano ritangaje benshi, kubera ko baribaza none sura ya mwana w'umukobwa ni gute batamutera inda nta kazi agira, kuko bazi ko abatagira akazi baterwa amada. Reka da, twebwe dufite Yesu turindiriza. Ntabwo uri inyama ipfa kuribwa uko babonye. No. Igiye kugutungisha, igiye kukugenderera, igiye kugucira inzira. Sha uri ishyano ritangaza benshi. Ubwiza ukuri, ugiye kuva mu butayu utanukaho n'imyotsi y'ubutayu. Ugiye kuva mu bihe bibi bitakugaragaraho. Umva, iyaguhaye amavuta mu butayu, ikagusiga amavuta mu butayu, ikaguha kawunga mu butayu, ikaguha ibyo kurya byo mu butayu, ikuvanye muri ubwo butayu. Baba seko shandala zarima. Uzi ikintu gitangaje ni ukubona Imana igucisha mu bantu bari bazi ko nta none ukagera ku munsi wo gusubizwa bakavuga ati ariko sha genda uri ishyano ritangaza.
twari tuzi kuziba ntiwiba, twari tuzi kuzasambana ku muhanda bakaguha amafaranga ugatwara inda ntibabibona, bari bazi ko bazagufatira mu ntege nke ntibazibona, bari bazi ko bazagufatira aho bashoboye n'ibishoboka baragerageza, barapanga, Imana nayo irimo irapanga, baragupangirira imipanga, bari masendere mashako sama. Uzi ko abanyamahanga bagupangira, Imana nayo iri kugupangira. Umva ngubwire, Imana data, uvuga ngo ni data, bapanga nayo ipanga, bavuga nayo iri gukora, bagambirira nayo yagambiriye. Yaravuze ngo uko nabigambiriye niko bizaba, kandi uko nabitekereje niko bizasohora. Nzavunagurira abashuri mu gihugu cyanjye. Hari umwashuri ugiye kuvunika ukuboko, wanyikirije ukavuga ngo amen 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 amen. Uwo mwashuri murwanya igihe kirekire, uwo mwashuri ugutega imitego igihe kirekire. Yeah! Hallelujah, 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 hallelujah. Umugambi w'umwanzi nuko azi kuri ishyano ritangaza kuko aramunaniye. Umuntu yarambwira ngo ese ntabwo warwaye? Ntihoya. Nta nubwo ugeze ugira ikibazo? Ntihoya. Ngo Yesu we, ngo ntarinzi ko wagize ikibazo kikize. Ati mbese ko arate ntawamenya. Naho ga yarajyaga tekinika akaza kureba ko byakoze, agasanga ntibyakoze, agatekinika akaza kureba ko byakoze, agasanga agasore ndimo ndavuduko fata ariko se uriya mutipa amaguru ye ameze ati. Umva ngubwire, uri ishyano ritangaza mu bantu bamwe. Hari ahantu wabaye ishyano ritangaza. Umukobwa aherutse gukora agashya mbabwire, deje aramwirukana avuga ati wagakobwa wenda kwirukanye, ngo haye iminsi 7 yo kuba nakwirukanye. Umwana aragenda arasenga mu gitondo, uva kuntu muri ishyano ritangaza. Iminsi 2, umunsi wa gatatu aragenda abwira deje ati nkwirukanye muri iyo biro, ndakwirukanye wowe, ndakwirukanye kandi ndagusezereye. Deje araseka arapfa arahwera, aravuga ati uri muzima cyangwa nturi muzima? Ati nakwirukanye byarangiye, kandi nge nzaguma hano ndi deje nanjye, kuko mu mwuka ndi deje. Ahamagara abandi bari aho ngaho, aramuvuga ati se uyu mwana arwaye mu mutwe agira kiye kibazo? Ati nyine ni umusazi. Araseka aravuga ati iminsi 7 nishira sinzabe ngikubona, uzibwirize ntuzi. Aramubwira ati iminsi 7 nishira uzibwirize nawe ntuzi. Sekiya ususu umwana, uyu mwana ni muzima. I Burayi aho bari bamwohereje baramuhamagara baramubwira ngo burya aho twakohereje se wagombaga gukorera, urira indege vuba ugaruke. Deje agenda mbere, umwana arasigara. Muzi icyo bisobanura? Mumbabare ntimugasuzugura abakoresha banyu, oya, ahubwo kwizera nibisazi. Uwo mwana ntumbaze niba ari Imana, niba ari umwuka wera ntumbaze, ariko yabaye ishyano ritangaza mu kazi. Nyine nimutekereze namwe nimwumvi. Umwana arasigaye bazana undi muntu uyobora aho hantu icyo kigo. Ubu uwo mwana aracyari mu kazi, ararya yo ku kwezi, ariko bari bamuhaye ibaruwa imwirukana. Ubwo muntu si ishyano ritangaje? Ni ishyano ritangaza, kuko ibyo bintu ntushobora kubisobanura. Mwubahe bashobuja, mwubahe, niko birivuga, ariko ntumbaze icyamuteye. Niba ari Imana, niba ari umwuka wera, ngombwa ibyo yavuze nibyo byabaye. Deje bari we urira indege aragenda, si gitangaza. Kubwiza ukuri, hari ahantu ugiye kubishyano ritangaza. Mesi yawusezerana. Uzi kubishyano ritangaza ni uburyo ibintu bikorwamo. Munyumve neza, sinavuze ibintu nibeshye. Hari abantu batekereza nta cyubahiro intebe zose n'iz'Imana. Mbarahira Imana nkorera, nta muntu ugira intebe ye, kuko iyo upfuye ntibayiguhakurikiza. Oya, niyo urwaye mu bitaro ntibayiguhekeje. Intebe zose n'iz'Imana. Ujye wubaha abantu b'Imana, ububahe, wakomera wagera kure, ubaha abantu b'Imana. Ntabwo ari abantu baciriritsi bavugirira hari. Dawidi aravuga ngo mu banyamahanga ndi ishyano ritangaza, ariko niwe wanyicaje ku iyi ntebe. Nkiyiriho ku bwawe Mana, nzajya nguhungiraho kuko uri igitare cyanjye. Abanyamahanga nibantera nguhungireho, abanzengurutse bandusha amaboko nguhungireho, nibaza banyasamiye nguhungireho. N'uyu munsi Imana wahungiyeho ni Imana ije kugukiza amaboko agusumbya imbaraga. Ntibaramye abantu, baramye Imana.
ariko twebwe tuzi kuramya abantu ariko ntituzi kuramya Imana. Kubera iki? Imitima yacu yuzuyemo abantu kuruta Imana. Dawidi yarafite umutima wuzuyemo Imana, akaba ari yareba ababisha bamutera akavuga ngo Mana mbagabeho igitero urabangabiza, ati genda ndabakugabije. Si umuhungu agahaguruka nk'urwana n'intare n'idubu. Iyo Imana ikuntirije imbaraga nta kintu gikomera imbere yawe. Kanongere mbisubiremo, ikintu cyose kiroroshye iyo Imana ikikugabije. Korera kuri uwo muntu mubwire ngo waruzi ko ibintu byose byoroshye Imana ibikugabije bihita byoroha. Mushobora kwibaza, nimwicare gatoya ndaje mbabwire, wenda senge. Nimutekereze Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yarayoboye intara zikomeye. N'uyu munsi Babuloni, iyo bita Babuloni Babeli, aho bita muri Iraq na Iran n'ibihugu bikomeye mu ntambara. N'uyu munsi n'abantu bakomeye bahangana na Amerika, induru zikavuga. Umwami wari uyoboye aho hantu aravuga ngo Danieli, niyihe Mana yabasha kugukiza amaboko yanjye ngewe Nebukadinezari? Aravuga ngo nta mpamvu yo gusubizanya nawe ijambo iryo ari ryo ryose. Imana twiringira, Imana twizera, Imana tuzi twamenye, Imana y'Abisiraheli. Nubwo watunyaze ukadutwara dufite Imana, nubwo tuyoboje igitugu dufite Imana, nubwo twicaje i Babuloni dufite Imana, nubwo twicaza aho tudashaka kwicara dufite Imana. Iyo Mana ibasha kudukiza, si naho itadukiza ntidushobora kubararira ikigirwamana. Arangije avuga ngo nimugende noneho mwonyegeze itanura kangahe? 7. Umva ibanga, kuko basobanukiwe iyo baramya. Iyo wasobanukiwe iyo uramya, Imana ikusumbisha abifuza kuramya ubaramya. Iyo waramisha Imana ikuzamura imbere y'abifuza ko ubaramya. Iyo umenye kuramya Imana n'umutima wawe, akaba ari yo ugira iya mbere, ukayubahisha umutima, ukayubahisha ubugingo bwawe, ukayubahisha intambwe zawe, ukayubahisha ibitekerezo byawe, ukayubahisha ibyo utunze, ukayubahisha ibirenge byawe, ukayubahisha amaso yawe n'ururimi rwawe. Abifuza ko baramya bajya understand mu birenge, bagacishwa bugufi, izina ry'Uwiteka rigashyirwa hejuru. Banga kuramya ibigirwamana babajugunya mu itanura, marayika ari yababanjirijeyo. Ntimureba ikintu cyose kitazakwerekeza ku Mana, tandukana nacyo. Yego, Imana ni umusingi w'ubuzima bw'umuntu. Uri ishyano rero ritangaza imbere y'abapagani wanze kubararira. Uri ishyano ritangaza imbere y'abari abantu mukorana wanze kubararira. Uri ishyano ritangaza muri iriya kampani wanze kubarara. Uri ishyano ritangaza hari ahantu ukorera wanze kubarara. Kuko wubarariye Imana ugumayo, gumayo, urakagumayo. Gumana n'Imana yawe uyubarara imbere. Amen. Umva, nyumva neza. Igihe cyose Dawidi bamuteraga, babaga baciye inzira z'ubusamo zo kugira ngo bamufate mateka, bagasanga umugabo Imana yamuburiye kare. None baravuga ati uyu mugabo ni ishyano ritangaza. Iyo ufite Imana ikubwira amakuru mbere yuko amakuru aba amakuru. Imana ikubwira inzira bagutegeramo mbere yuko bagufatisha. Imana ikubwira icyerekezo uganamo mbere yuko ukigeramo. Iyo ufite Imana nk'umutabazi, iyo ufite Imana, Bibiliya iravuga ngo hahirwa abafite Imana y'iki? Nk'umutabazi. Hahirwa abafite Imana n'inzira z'igisiyoni. Inzira z'igisiyoni nizigana mu rusengero. Hahirwa abafite ibirenge biza mu nzu y'Imana. Hahirwa abafite ibirenge bigana mu rusengero. Hahirwa abafite imitima irarota urusengero. Hahirwa abafite imitima itekereza kuza mu nzu y'Imana. Ngiyo bageze mu gikombe cyitwa baka, igikombe cyo gushidikanya Imana, igikombe cy'ubutabwe, igikombe cy'agahinda n'amarira, igikombe cy'ibihe bibi, ngo bagihindura ahantu h'amasoko. Bisobanura iki iryo jambo? Riravuga ngo iyo umuntu yizera Imana no mu bihe bibi abaho, n'igihe abandi bapfa abaho, n'igihe abandi babuze inzira warayibona, n'igihe babuze ubuzima warabukomeza, kuko Imana niyo soko y'ubuzima. Ndunyikirije avuge ngo amen.
ninde unyikirisha avuga ngo amen. Imana ntingana na bene wanyu, irabaruta cyane. Nta nubwo ingana n'abanyamafaranga, irabasumba. Nta nubwo ingana n'abifuza ko bagucurika bagucuranura bakugenza uko bashaka. No, Imana isumba byose. Subiramo ngo isumba byose. Imana isumba ubukene ucamo. Imana isumba abakwanga, kuko bazagukunda umunsi yakwerekanye usohotse udakozwe n'isoni. Imana isumba abantu bafite ibitekerezo bya kimuntu. Imana isumba. Subiramo ngo Imana isumba. Mbabwira ikintu Imana igiye gukora. Igiye gufata mwebwe musuzuguritse, ibazamure, ibazamure, ibazamure. Mbega kuzamuka, urazamuwe. Wagira ngo muri wowe hagiye kujyamo intuze, twa tuntu dupusa tuzamura, turatwuma batwita ngo iki? Rasoro. Ugiye kumera nk'uri kuri rasoro. Panda juu, panda juu, panda juu, panda juu, panda juu, panda juu. Igihe cyo gusubira mu kanogo no mu mwobo byarangiye. Byarangiye. Mbabwiza ukuri, ni ibyago bikomeye umuntu atumva Imana, kuko Imana ntiri kure y'umuntu uwo ari we wese. Ariko igihe cyose utazumva Imana, bugufi bwawe ntibiri kure, ahubwo ikibazo ni amatwi atumva Imana, n'umutima utumva Imana. Iri hafi yawe, irakwegereye cyane, ariko ndinginga Imana igutiza amatwi akinguke ayumve. Ayumve mu gitanda cyawe, ayumve mu kazi. Nuyumva urahumurizwa, nuyumva uragira amahoro. Iyo wumvisha Imana ubona ubutabazi butari bwaza, wumva ibyishimo, ukajya wumva amahoro. Bakubaza ngo kuki uguwe neza, ukababwira ngo ni Yesu wangiriye neza. Ineza yakugiriye ni iyi, nubwo mutari mwayibonesha amaso, arimo arayirema. Usa n'umugabo uri Kigali utegereje ibintu byambuka kuri Tanzania ku cyambu, urindiriye ko biza, cyangwa biri Majerwa urindiriye ko babideduana bakabizana. Iyo umuntu yamaze kumva Imana, asigara ameze nk'umuntu ufite kontineri 10 muhari, yavuga ati mukanya ziraba zingezeho hariya mu mujyi Nyarugenge. Izo kontineri ko zitagaragara, ndimo ndazumva mu mwuka. Si ngombwa ngo bazumve, wowe kuzumva birahagije. Icyo wumva niwe wowe, icyo utumva biragoye kuzabanya. Iyo wumva Imana, wumva n'ibisubizo biri ku mugongo wayo. Ndagira ngo Imana ikundiriza amatwi yumva Imana. Nkorera kuri uwo muntu ngo Imana ikumpera amatwi yumva Imana. Amen. 71 n'umurongo wa 6. Ni wowe njya nishingikirizaho uhereye mu ivuka ryanjye. Niwe wankuye mu nda ya mama. Nzajya ngushima iminsi yose. Ndi ishyano ritangaza benshi, ariko niwe buhungiro bwanjye bukomeye. Akanwa kanjye kazuzura ishimwe ryawe n'icyubahiro cyawe umunsi wire. Ntunte kure, ntunte mu gihe cy'ubusaza. Umva kuntu Dawidi azi ubwenge, arashaka ko no mu busaza babana. Umva abakecuru, umva abasaza, umva abasaza ba papa. No mu busaza no mu bukecuru ntibate, izabashajishe neza. Umva ngubwira Imana agambire kugusazisha neza. Ntusaza ufatafata, ntusaza uhemuka, usaza neza utanduranya. Usaza ubwira abana ngo yemwe ndashaje, nabanye n'Imana ndi umutoya, mbana n'Imana ndi umusore, mbana n'Imana ndi igikwerere, mbana n'Imana nshaje. Uyu munsi ndababwira umurage mwiza. Muzashaka Imana, muzegera Imana, muzasenga Imana, muzibwira Imana, muzagendane n'Imana, imishinga yanyu izashingire ku Mana, ibyo mwubaka bizubakire ku Mana, ibitekerezo byanyu bizabe byubakiye ku Mana, indoto zanyu zizarota Imana, imigambi yanyu izagambirira Imana. Ibyo mutekereza Imana izababera umuyoboro. Dore ndashaje. Gusaza kwiza ni ugusaza n'umurage w'Imana. Reka twongere Yesu amashyi menshi. Ku murongo wa 8 aravuga ngo, ku murongo w'9, ntunde mu gihe cy'ubusaza, ntundeke mu gihe intege nke zanjye zishize. Kuko abanzi banjye baravuga ngo, umva uko abanzi bavuga, umva uko abanzi bavuga ngo, kuko abanzi banjye bamvuga ngo abubikira ubugingo bwanjye bajya inama bati Imana yaramuretse. Umva sha ngo Imana yaramuretse. Umva ati, umva abanzi, Imana yaramuretse. Umva afite ibibazo uruhuri, yewe Imana yagize gute? Yaramuretse. Ibibazo afite ni agatebo.
naho mu bibazo ni Imana ijya yiyerekanira imbaraga zayo, kuko abantu bazi kurebera umuntu mu bibazo bagatekereza ko ibibazo bingana no kubura Imana. No, Yobu yabigize Imana ihari, atakiraniwe, atakoze amakosa, yewe nta kintu yakoze. Aravuga ngo mbabwize ukuri, gukiranuka kwanjye ndagukomeje, sinzikuraho kubinyangamugayo, nzakomeza nyinginga. Umva umugore aramubwira ati nturiho, yituke nurangiza wipfire. Iyo baravuga tumva mama, Imana yampaye ibintu nino yabyishubije, ibasha no kubinsubiza, nitanabinsubiza sinzayituka, nzakomeza nyishaka, nzakomeza nyisenga, nzakomeza nyegera. Ibintu ntabwo ari byo bimpuza n'Imana, hari Imana impuza n'umugisha, ariko niyo musingi wa byose. Amen. Yobu mu gice cya 19 aravuga ngo reka mbabwire bene data, niba mushaka kunyibonaho, Imana niyo yubitse urubanza rwanyu. Imana ijya yubika urubanza rw'umuntu abantu bakamuvuga uko bashaka, ariko uko bavuga siko kuri. Imana iziyerekana no ku munota wanyu. Icyo bavuga nababwiye kuva kare, nababwiye ngo ibyo abantu bavuga, inkuru bakuvugaho, bagukoraho, inyinshi ni ibinyoma. Ni ibinyoma. Ubwira ukuri, inkuru bagukoraho, inyinshi ni ibinyoma. Mwuka w'Imana yambwiye ngo kubera ko wemeye guca bugufi, haguruka. Imana igukirije imbere y'abatarakebwe badafite imitima y'Imana. Iragutabaye, iragusubije, igiye kukuremera amashimwe mu buryo bwihuse. Icyerekezo kirabonetse. Umva nkubwira, amaboko yari yaragufashe arakuzirika, arakuboha ngo ntaho uzajya. Ugiye gukora ibintu bikomeye, abantu babireba. Imana igiye kukunezeza babireba. Imana yawe ni Imana nyamana. Ndabwiwe ngo uhumure, iminsi mikeya ubutayu burarangiye, ubutabwe burarangiye, agahinda kararangiye, amarira ararangiye, gusuza umutima birarangiye. Uwiteka yakwishimiye, kandi dore azakubakamo umuryango, azakubakamo amahanga, azagukoresha umukozi w'Imana. Imana aragutoranije, Imana arakumenye kera. Yewe ubuzima waciyemo bwari bukomeye, bwari kukwambura Imana, ariko ntibwatumye Imana uyireka, wayikomejeho. Abantu bakuvaho uyikomezaho, inshuti ziragenda uyikomezaho. Iyo wikomeje iravuze ngo inzira zawe irazikinguye, imiryango irakingutse. Reka tuyikomere amashyi menshi, nabikwiriye n'umugeri mwiza. Amen. Amen. Imana igiye kuguha akazi gateye ubwoba keza cyane. Wagerageje gukora, ugeragerezwa mu tuzi. Imana yanjye, warageragejwe, baragupi, abapagani bakwiyenzaho. Iturize Imana data, izi gukura abantu mu maboko y'abatarakebwe, ikabatereka mu biganza byayo. Mwayongeye amashyi menshi ko ari Imana igira neza n'umukunzi mwiza. Imana yambwiye ngo uzubaka bikomere, kuko abantu bakuvuza amagambo ateye ubwoba, ariko ijambo ivuze Imana iraryuzuza. Umwaka utanga iki gihe igiye gusohoza ibyo yakubwiye igihe kirekire. Igiye kukwereka ko ari Imana itabeshya, igiye kukwereka ko ari Imana ibakunda. Mureke tuyongere amashyi menshi, mureke tuyongere amashyi menshi, nabikwiriye n'umugeri mwiza. Haleluya. Ndabiguhaye. Ndababwiza ukuri, Imana aragumva. Waciye mu bintu bikomeye, umeze nk'uwaciye mu ruganda, ariko niho izahabu itunganyirizwa. Umva uko Imana ivuze. Iravuze ngo uhereye umunsi ikirere cyawe imigisha imanutse nk'uko imvura igwa. Imana igiye kugusobanura utisobanuye. Hari umuntu wakubwiye ngo wakiciriye inzira kubona iminsi kurenganye. Umva ngo ubwize ukuri, iyi Imana ntigirenga. Iyo abantu baduhaye irarenga, ariko iyi Imana itanze ntigirenga. Iyo Mana iravuze ngo ikujeho nk'uko imvura imanuka ikagwa igatosa ubutaka, nikwije gusubiza umutima wawe. Umutima wawe warumagaye, ugera wumva uragagaye, ariko data waremye byose avuze ijambo rimwe, agiye kugutabara. Nibaguherekeze bamenye ko ari Imana igutabaye mu izina rya Yesu. Merasonda la kashandari.
mwayikomeye amashyi ko ari Imana igira neza. Umva mama, umwuka w'Imana arambwiye ngo nkubwire, haguruka wowe. Guhera nona uburwayi bwose bwagenzagenze mu mubiri wawe buragiye, burarangiye, kwisha burarangiye. Imana ikuyemo uwo mwuka irawusenye, ubwo burwayi bushyizweho iherezo. Icyo kizungera ntikizagaruka. Imana irambwira ngo guhera none umutwe wawe urakize, umugongo wawe urakize, inda yawe irakize, ayo maguru arakize. Guhera ku rugingo rwawe rwose Imana irukozeho rwose. Ukuboko kwiza kw'Imana gutsikamiye imyuka imaze iminsi yaragutsikamiye, gutsinze hasi, imbaraga zari zaragutsinze hasi. Urahagurutse uremye, dore Uwiteka aje mu muryango wawe, akuyemo impfu Satani yari yatangaje. Uwiteka avuze ijambo ryiza, aje kukuremesha, aje kongera kugushyira umugisha mu biganza byawe. Imana yawe ni Imana ikuremesheje mu buryo budasanzwe. Dore ejo bundi vuba ku kwezi tugikurimo wagira ikimenyetso cy'ibyiza. Ibintu byose mwagerageje byari byaranze, Imana iravuze ngo noneho biremeye kuko ari Imana igukinguriye imiryango. Mureke tuyikomere amashyi menshi, irabikwiriye. Tuyongera amashyi menshi, irabikwiriye. Reka tuyongera amashyi menshi, irabikwiriye. Reka tuyongera amashyi menshi, irabikwiriye. Haguruka wowe w'inyuma, wowe wambaye agapira k'umuhondo. Mwuka w'Imana arimo arambwira ngo bari barakuroze uruziramire, wari kujya wumva inzoka isa nayo itondagira ubuzima bwawe. Hari igihe ujya wumva umubiri wawe wagira ngo urimo uratondagirwa n'ikintu. Iyo ni inzoka y'uruziramire bari barakuziritse. Iyo nzoka yari ishinzwe kumira amahirwe yawe yose. Imana irambwiye ngo iyo nzoka imenaguye umutwe. Iyo nzoka kuri uyu munsi imenaguritse umutwe. Uyu munsi ugiye gukundwa, ugiye kwemerwa, ugiye guhabwa amahirwe yose yari yaratakaye, agiye kongera agaruke mu biganza byawe. Umuryango wawe uri Bugande, hari umuryango mufite wanyu uri Bugande wawe, papa wawe ni havuka, bagiyeyo, niyo yavukiye se, bagiye kubayo, famiye kwa papa wawe niyiri. Hari daimoni yariri Bugande nk'uwo muryango iwanyu kwa aho. Iyo nzoka niho igiye, kandi ikintu gikomeye, iyo nzoka izarangiza yisha umuntu. Uhorana ijwi rikubwira ngo urupfu rurakwegere ngo ntushobora kurama. Siryo jwi rihora iruhande rwawe. Umva ko Imana mu ijuru imbwiye, ugiye kumva ijwi risimbura iryo jwi rikubwira ngo uri umwana w'Imana, uzabaho, uzarama, uzakomezwa, uzatera imbere, uzagera kure. Iryo jwi ry'Imana n'Imana yohereje risimbura ijwi ry'abadayimoni. Guhera uyu munsi ikintu cyajyaga kiza kukuryama iruhande nijoro, kikaza kikashaka no kuguheza umwuka, Uwiteka gikuyeho mu izina rya Yesu. Uri umunyamugisha. Ishuri ryawe waryize rya university, ntabwo uraryiga, warangije segonderi. Ninde kandi mbona uri komeza university rwose. Urumva wacumbukura. Umuntu agiye kuza, azava muri Amerika, azakwishyurira amashuri yose azabasigaye. Uwo ni umuntu Imana igushyiriyeho. University ubundi byarakurijije, bigutera igikomere cyo mu mutima, ariko Imana igiye kubikora. Wayikomera amashyi Imana ko ari Imana nziza. Ngane ku musozo, Bibiliya iravuga ngo Imana yaramuretse, niko bavuga, nimumwirukane mumufate kuko atagira uwo kumukiza. Hari abantu baba mu minsi yo kumva ko nta wagukiza. Ngo ninde wamukiza se, ko na bene wabo ntawe. Uziko Imana igiye kuza no kugukiza. Uwo ndi muvi ndimwe, nta nubwo mufitanye isano, ni umuntu uzanywe n'Imana. Imana ishobora gukoresha bene wacu cyangwa ntibakoreshe. Imana izanye uwo kugukiza.
amen. Erega munyakire, Imana izanyeho kugukiza. Nta mukiza babona, Imana izanyeho kugukiza. Munyakire, nta mukiza, Imana izanyeho kugukiza. Umva ijambo yavuze ngo Imana yaramuretse, nimumwirukane mumufate kuko atagira uwo kumukiza. Mana ntumbe kure, Mana yanjye tebuka untabare, abanzi b'ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni barimbuke, abashaka kungirira nabi bambikwe ibitutsi n'igisuzuguriro. Ariko ngeweho nzajya niringira iteka, nziyongeranya iteka kugushima, akanwa kanjye kazabara inkuru yo gukiranuka kwawe n'agakiza kawe umunsi wire, kuko ntazi umubare wabyo. Nzajya aho uri mvuga imirimo ikomeye umwami w'iteka yakoze, nzavuga gukiranuka kwawe wenyine. Mana niwe wanyigishije uhereye mu buto bwanjye, kugeza none ndacyavuga imirimo itangaza wakoze. Muhaguruke dusenga Imana. Ndumva nshaka kukubwira ko uri mu minsi yo kuremerwa amashimwe. Sinzi aho Imana igiye gucisha, sinzi uko igiye kubikora, ariko hari ishimwe ribyibushye igiye gushima. Kebuka uwo muntu umubwire ngo ni ukuri Imana igiye kukuremera ishimwe nubwo utabona inzira. Hari abantu baba bavuga ati rega icyo mbona ni isoni, rega pasiteri icyo mbona ni uko abantu bamaze kumpamba nkiri muzima. Ariko umva nkubwire nshuti yanjye, Imana yawe isumba abantu, Imana yawe isumba ibintu. Imana ni umuremyi, ibindi bintu byose ni ibiremwa. Umuntu yararemwe, ibidutunga byararemwe, Imana ni umuremyi. Igiye kukuremera inzira, igiye kukuremera icyerekezo, aho utakibonaga kiraje. Bizakire gutyo. Ndabona umuryango munini ukinguka, mugari cyane. Imana irambwira ngo abantu murababaye, ariko mugiye gusohoka mu cyumba cy'umubabaro. Kandi ibyo ntibitwaye imyaka, ntibitwaye igihe kinini. Imana igiye kubikora. Natangiye mvuga ijambo rivuga ngo inkuru yawe irahindutse. Reka ndisorezemo, inkuru yawe irahindutse. Inkuru yanjye irahindutse. Nkorera kuri uwo muntu ngo nawe inkuru yawe irahindutse disi. Yabure hari inkuru bazi, hari inkuru ziba zizwi, zaturendinze rwose, ziba trended, ziratrendinga, barazimenya, bamenya uko waraye, bamenya aho waciye, bamenya aho uba, bamenya uko ubayeho. Ariko Imana ihindura inkuru, iguhinduriye inkuru. Inkuru y'ibihombo ngo disi yarahombye. Imana ituvana mu bihombo, niyo turi imbere. Ziki inkuru igiye guhinduka, wasubiye gukora, wasubiye gucuruza, wasubiye mu kazi, wasubiye vuga ngo nasubiye guhirwa, nasubiye kubona ukuboko kw'Imana, nasubiye, ngiye gusubira. Ariko Imana ni nziza. Ibi bihu birarane, hari umuntu waraye arose abara amafaranga menshi, n'ayawe saa yundi yabare. Erega uyabara mu nzozi ukayabara mu mubiri mu kanya kaza. Yemwe babazi b'amafaranga bo mu nzozi, agiye kuva mu nzozi ab'impamo. Kumaze iminsi mbona ngo Imana yambaye ikizu kigiye kuva mu nzozi, ibintu warose bigiye kuva mu nzozi. Uri mu minsi inzozi ziba impamo, inzozi ziba impamo. Inzozi mbi umwanzi azana Imana izikuzaho gusenga. Inzozi nziza Imana yakurotesheje zisohoreshwa gusenga. Iyo wasenze ibyago bivaho, ibyiza bikaza. Rero inzozi zawe nizibe impamo. Fatira mwene sumwe, mubwire ngo tugiye gusenga impamo, inzozi zacu zibe impamo. Amen. Inzozi zacu zibe impamo. Fata umwe ntufate babiri, mubwire ngo ndashaka kugusengera inzozi zawe zibe impamo. Kugiye kure wafasha Aroni.
Aroni ntagira abamufata, yararagowe n'ukuri. Nimufata Aroni mumufashe. N'ikibazo ubwo n'umudayimoni kwirukana abantu ubusengere umenagure. Ko umudayimoni ugukuraho umukobwa mwiza nk'uwo ho yakagusengeye ngo nawe ugire icyerekezo ahubwo akaguhunga. Nukuvuga ngo ari umudayimoni ugutandukanya n'abantu. N'ikibazo kuko urumva umuntu w'umusore nk'uri yakeneye umukobwa umubwira ati nawe rega inzozi zawe zuzure. None Garamu utagiye kwishakira mugenzi we, si ikibazo. Mumfatire riri oye, ntabwo ibyo byemewe. Ni ibiganza ufatisha. Tugiye gusenga. Ibiganza iyo ufashe umuntu ujye umusengera nk'uko wakisengera. Numusabira bikeya bibi byawe, numusabira byinshi bibi byawe. Yego ibyiza unyifuriza bikugarukire. Nicyo mbasabira, mujye mukundana ntawunuka. Yego mu nzu y'Imana twese duhumura impumuro ya Kristo Yesu. Ujye umufata umunezererewe, umubwire ngo inzozi zawe nizuzure. Mubwire ngo inzozi zawe zuzure. Ibyiza Imana yakuvuzeho nibyuzure. Ibyo watekereje Imana ikabivugaho nibyuzure. Uyu munsi ni icyerekezo uhawe kandi ni inzira yo kugira ngo uve mu bihe bibi umazemo igihe kirekire. Uyu munsi ni uwawe, iyi saha ni yawe, uyu munota ni uwawe, iri segonda ni iryawe. Imana yawe yujuje inzozi za Yosefu akagera muri Egiputa kwa Farawo, akicara ku ntebe y'ubwami, akaba umuyobozi. Yarabirose, nawe reka zuzure. Inzozi zawe nizibe impamo muri iki gihe. Imana yawe ni kugenderere, ni gusure, ni kuganirize, ni kumara umubabaro, ni guhoza amarira. Muri iki gihe umwanzi amaze iminsi yarakunyaze, garurirwa umugisha mu biganza byawe. Garurirwa imikorere myiza, garurirwa amafaranga, garurirwa umunezero, garurirwa ibitotsi, garurirwa amagara mazima. Imana yawe nizima, ntirwaye, ntinarwara. Nawe umubiri wawe nube muzima, indwara zirangire, ugire amaguru mazima kuva ku maguru kugera ku mutwe. Hinduka muzima mu izina rya Yesu. Ibitakuryoheraga bikuryohere. Umugisha w'Imana nuzi wawe, nuzahuba. Ndawugusabiye mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba twasengeyemo ijambo ryavuze ngo urwandiko Hamani yari yamanitse rwamanuwe, Morodekayi namanikurwe. Ibyo wamanitse bihabwe mu izina rya Yesu. Byakire mu izina rya Yesu. Akira ubugingo buzima, akira ubugingo bwinshi muri wowe. Ugire amagara meza, ugire sante nziza mu izina rya Yesu. Uyu munsi ijwi ry'ikinyoma rya Satani rirasimburwa n'ijwi ry'Imana. Ntabwo uzapfa, uzarama. Ntabwo uzakenyuka, uzarera abawe. Inda yawe izavamwo abana n'abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Kandi umubabaro wo mu buto bwawe uzawibagirwa, n'umubabaro wo mu bukumi no mu busaza uzawibagirwa. Imana yawe ni Imana yakubonye, 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 yakubonye. Iravuze ngo muratahana. Irakuganiriza, igufitiye imbabazi, igufitiye urukundo. Nubwo nta waba akigukunda, iragukunda, irakuzi. Nubwo abandi bose batakumenya, iragusura. Nubwo abandi bose batagusura, iragusanga. Nubwo abandi bose batagusanga, ahantu urara n'ahantu wicara muraganira n'ijwi ryayo.
irahakanye ibyo Satani yari yavuze. Ntabwo biri bube, ntabwo biri bube, birapfuye nonaha. Tibyongera gukora ibyo Imana igiye gukora, nibyo bigiye kuvuga. Ibyo Imana igiye gukora nibyo bigiye kugaragara mu izina rya Yesu. Intsinzi iri mu biganza byawe guhera nonaha. Imana igusutseho igikundiro. Shyira ibiganza hejuru y'umutwe we, mubwire ngo Imana igusutseho igikundiro n'ubwiza. Igikundiro Imana iguhaye nicyo kigukinguriye imiryango. Abantu bagiye kugukunda, inshuti zigiye kugukunda, urubyiruko ruzagukunda, abakiri bato bazagukunda, abakuze bazagukunda, ibikwerere bizagukunda, inshuti n'imiryango bizagukunda. Iki gikundiro Imana iguhaye gihamagaye abantu. Iki gikundiro Imana iguhaye gihamagaye inshuti mu izina rya Yesu. Akira icyo gikundiro, ugiye kukigenderamo. Kiguhesheje akazi, kiguhesheje akazi, kiguhesheje akazi, kiguhesheje intebe, kiguhesheje ibyicaro, kiguhesheje umuryango mwiza. Iki gikundiro kiragutindaho, kiragutindaho. Icyangiro bari barakurose kikuvuyeho, kikuvuyeho. Umva ijwi ry'Imana, umva ijwi ry'Imana rirakubwiye ngo mwana wanjye humura, humura mwana wanjye, humura mwana wanjye, humura mwana wanjye, humura mwana wanjye, humura. Nubwo uca mu binuka, nubwo uca mu biteye ubwoba, nubwo uca mu buzima bukakaye, Imana iravuze ngo humura, humura, humura. Mama humura, papa humura, musore humura, mukobwa humura. Iraguhumurije Imana yawe. Iminsi uri gucamo ni iminsi ibabaje, ariko iminsi Imana igushyize imbere ni iminsi y'ibyishimo, ni iminsi y'amahoro, ni iminsi y'umunezero, ni iminsi yo kwakira. Akira abashyitsi baje bakugana, akira abamarayika baje bakugana, akira abamarayika baje bikoreye, akira abamarayika baje bazanye ibisubizo, akira abo bamarayika. Imiryango y'iwawe irakingutse, imiryango y'iwawe irakingutse, imiryango y'iwawe irakingutse, imiryango y'ubuzima irakingutse. Guhera uyu munsi ntiwongere kwiheba, ntiwongere kwiganyira. Uri inshuti y'Imana, uri inshuti y'Imana, uri inshuti y'Imana, uri inshuti y'Imana, uri umuvandimwe wa Yesu, uri umuvandimwe wa Yesu. Yesu aragukunda nubwo abandi batagukunda. Yesu arakwemera nubwo abandi batakwemera. Yesu arararana nawe nubwo abandi bakureka. Yesu ni inshuti yawe. Mubwire ngo humura, humura. Ubwoba nibushire, nta mwuka wo gukenyuka ukuriho. Uzarama, uzabona ibyiza. Umwuka wo kwiyahura ntabwo uzigera ugufata, ntabwo uzigera ugufata. Umwuka wo kwiyahura ntabwo uzagufata, umwuka wo kwiyahura ntabwo uzagufata. High pressure ntizagufata. Iravumwe ku buzima bwawe, kandi niyo wayirwara urayikize mu izina rya Yesu, urayikize mu izina rya Yesu. Imana yawe irakiza, Imana yawe irakiza. Diabete Imana ikure mu buzima bwawe, ntizigere igufata. Umubiri wawe nube muzima, urahiriwe, uri umunyamahirwe. Suhuza uwo munyamahirwe, mubwire ngo uraho wa munyamahirwe we. Muhobere ngo uraho wa munyamahirwe we. Muhobere mubwire ngo uraho wa munyamahirwe we. Mbega umunyamahirwe we, mubwire ngo uraho wa munyamahirwe we. Nawe nagusubize ngo uraho nawe wa munyamahirwe we, uraho wa munyamugisha we. Nawe arakubwiye ngo nawe uraho wa munyamugisha we. Mubwire ngo uraho mwana w'Imana. Ntabwo uri mu maboko y'umwanzi, uraye mu maboko y'Imana, uraye mu biganza by'Imana. Nkubwiza ukuri, n'ababwirwaga ko muri mu biganza by'abarozi, Imana ibakuye mu biganza by'abarozi. Amen. Hari inzozi mugiye kugira za deliverance. Imana igiye kuba delivera
mugiye kuba delified, mugiye kuba Imana iba deliver mu nzozi. Uzi igikorwa gikozwe n'Imana mwiyerekwa kiraryoha. Rarana n'Imana igukorere deliverance mwisi y'umwuka, ukuwe mu biganza bibushyizwe mu biganza byiza. Komera Imana yawe amashyi menshi, komera Imana yawe amashyi menshi, komera Imana yawe amashyi menshi, komera Imana yawe amashyi menshi. Nibyo, haguruka ngo usengere isengesho ryo gutandukana. Mbwira ngo pasiteri nawe aragusuhuje, aragukunda kandi mbakunda cyane. Nuko mba numva buri wese naza ngamuhobera, ariko kandi ntabwo byapfa koroha muri benshi. Ariko umunsi umwe nzashyira umunsi wo guhoberana ari dimanche. Ningira ngo nze kubwiriza mbanze mvuga ni buri muntu wese azamuhobere. Mwari muziki yo mumpobeye munkuraho umugisha. Ku cyumweru murashaka kumuhobera? Okay, ubwo ndaje ndebe ko nzaba nkomeye, kuko mushobora kumuhobera kubwiriza bikananira. Mufite urukumbuzi rwinshi, mushobora kumuhobera amasaha menshi, ariko ndabizi, ndabakunda. Imana ibahe umugisha, Imana ibarebe neza, ibaherekereshe